jewe n'ubundi n'ubu ngubu no mu buriho njyewe ntabwo abahanuzi b'abagabo bajya bansengera kuko ibyo naboneye hariya byatumye mbatinya ubuzima bwanjye bwose kuko ni ubwa mbere umugabo atangira kumubwira ibintu bidasobanutse, tangira kumubwira amagambo menshi, atajya kumubwira ngo ngewe reka ngo n'Imana yarambwiye ngo nzashaka umukobwa umeze cyangwa ni wowe ngo ndabona ari wowe, ndavuga ngo Mana noneho ndagowe, numva ibintu urabona ibibazo urimo, urabona uriya nkaho yakagusengeye ngo bigire abana batatu na wa wundi wundi ari iwabo, abandi bagiye iwabo, ndavuga barambonye ngiye kuzajya nkora ko kubyara abatware, numva ubuzima burancanze muri njyewe. Uriya atangiye kumbwira ngo Imana ngo yarambwiye ngo ngewe ngo wowe ibintu byinshi, atangiye kuntereta, atangiye arangije arambwira ngo ariko ngo ikibazo kiri mu nzu yawe, ndashaka kuzaza kugusengera iwawe kubwo umubabaro nari mfite nk'uko uzi umuntu aba afite umubabaro. Ndamubwira ngo se ati kandi mu cyumba namukingurira n'abarumuna banjye barahari, umukozi arahari mu rugo, habagayo na muramukazi wanjye, umudamu wa musaza wanjye yari yarabyaza kuba iwanjye. Muri iki ndamubwira agiye bagiye kunsengera, turinjira numva ko nta kibazo, bagiye kwirukana ibyo yirukana, ubundi umugabo akaba yagaruka kumva ko nari mbabaye. Nashaka umugabo wanjye agaruke, abana banjye ntazi iyo bagiye, umugabo udafata telefone n'umuryango we nzi bake nta bandi nzi. Birangora, arinjira atangiye gusenga, habayemo gushaka kumfata ku ngufu, intambara, amfata ku munwa, arakinga urufunguzo arushyira mu mufuka, mvuza induru, narwanye nawe mpaka aho nahondagura urugiye, bano bavuga abayobozi, ndavuga nti nimunyingure. Yesu nashimwe, twongeye kubaha ikaze uyu munsi. Nanone turi Jesus Army Church, dukunda Imana kandi turi kujya mu ijuru. Uyu munsi rero twabateguriye umushyitsi afite ubuhamya, afite ahantu Imana imukuye, afite n'ahantu Imana imugejeje, kandi turabishimira Imana. Twiyumvishemo yuko tuzajya tugira igihe cyo gutanga ubuhamya, tukavuga ahantu Imana yadukuye, tukavuga imirimo y'Imana, tukavuga kugira neza kw'Imana, kuko ubuhamya bugira abantu bakomeza, kandi ubuhamya ni uguhamiriza Satani yuko yatsinzwe ku buzima bwacu. Yesu wacu nashimwe. Reka rero dufate umwanya dusenge kugira ngo uyu mwanya ube wo kwamamaza ubwami bw'Imana. Umushyitsi wacu tuguhaye karibu. Murakoze. Natangira nivuga. Yego, ariko nanone mbere yo kwivuga wasenga isengesho ritoya cyane kugira ngo n'abantu bakumve bakumenye. Yego. Murakoze. Mana Data, Mana ikomeye, Imana igira neza, turagushimye, turaguhimbaje kubw'aka kanya n'uyu munota. Tugushimiye Mana kubw'uyu mwanya wemeye ko tubamo, ubane natwe, utugire neza. Kandi Mwami Mana Data, kugira ngo n'abadukurikiranye Mwami ubuhamya tugiye gutanga bugira icyo bubafasha, kugira aho bubakura, kugira naho bubageze. Wumve ko Imana ifite imbaraga, igihindura imigambi, igahindura imigenzereze, igakora nk'Imana. Turagushimye rero Mwami Mana, komeza kubana natwe, n'abadukurikiranye bose Mwami Mana bafashwe n'Umwuka Wera, kandi Mwami Mana bakomeze kuyoborwa nawo, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Ikaze rero. Ntangiye nimba amazina yanjye nitwa Umuhoza Natasha. Ndi umwana uvuka mu Basilamu, nkiri Umusilamu nitwaga Asiya. Ubu ngubu rero nakiriye Kristo muri njyewe, ntabwo nyitwa Asiya. Amen. Ubu nsigaye nitwa Umuhoza Natasha, niyo mazina yanjye. Ndi umumama w'abana 7. Imana yangiriye neza. Ubwo rero nanjye nishimiye kuba munyakiriye hano kugira ngo tuganire aho Imana inkuye n'aho ingejeje. Nikaze mu muryango w'abasirikare ba Yesu Kristo. Tuho ubuhamya ibyo Umwuka Wera arabasha kwibutsa, kandi twanatangiye tunasenga kugira ngo ubuhamya buzagere kure, kandi abo buzageraho bose buzabashe kubakiza imitima. Amen. Ikaze murakoze. Ndi umwana twavutse turi abana 7. Ni njye imfura y'iwacu yarapfuye, ubu ni njye imfura.
tukaba dusigaye turi abana 5. Undi nawe aherutse gupfa. Nuko Imana yamuhamagaye. Imana ikomeze Yego. Tuvukira mu muryango w'Abasilamu. Papa ari Haji, mama ari Madina w'umuzigiti. Natwe turi abana biga idini mu Basilamu, ariko Imana aho yashakiriza kumpamagara kugira ngo njye mu Basilamu nkora uko ushaka, buriya duhamagarwa n'Imana. Buriya duhamagarwa n'Imana. Njye nyiri mu Basilamu ni umuntu wabaga ngo ntabwo nari nzi yuko njye nanarokoka, kuko mu bantu nangaga ba mbere bari abarokore, ariko Imana irangije ariko Imana irandokora. Mbere y'uko urokoka batubwiye yuko wavukiye mu muryango w'abana 7. Ese hari muri kino gihugu cy'Ubugande cyangwa hari mu Rwanda? Oya, ni mu gihugu cy'u Rwanda aho bita Rwamagana. Abasilamu b'i Rwamagana bari Rwamagana baranzi, abo twiganye baranzi. Bazi Asiya. Iryo zina bazi. Ubu ntakiri Asiya, yabaye Natasha. Ubu nitwa Umuhoza Natasha. Yego. Ubwo ngubwo njya guhamagarwa nahamagawe kera, ngira ngo nk'imyaka 14, ariko uko Imana yanyerekaga ntabwo ababyeyi bo babyemeraga. Bumvaga hari ukuntu bajyaga bambwira ngo ni ibintu byo mu bwoko bwo bukoke. Nayo Bugande hari ukuntu bajya bivuga, abantu bakunda kubivuga wenda bavuga nk'abantu badakijijwe cyane, bakunda kuvuga ko hari ibintu byo mu bwoko bw'iwabo wenda biba aribyo byankoreshaga. Kubera yuko tutari tuzi Imana, rero twari tuzi Imana ariko nyine tudasobanukiwe uko yayo cyangwa uko yabivugana n'umuntu. Kuko ubu ngewe maze kumenya yuko Imana ivugana n'umuntu maze gukizwa, nibwo maze kumenya ko Imana ijya ivugana n'umuntu. Ariko ndi umwana watangiye kuzajya ibintu bijya kuba nkabibabwira n'iyo myaka 14. Muri iyo myaka 14 narasaraga, narigaga Korani. Aho narangije nari ngeze muri Korani, ndangije igitabo bitaga Juzu Ama, icyo gitabo gitangirirwaho. Nigaga Kayonza, aho nigaga ku muzigiti. Bwene ukajya unagira n'iyerekwa. Nkagira n'amayerekwa, ariko mu bantu bakundaga gusenga, nubwo nari mu Basilamu nakundaga gusenga cyane. N'ababyeyi banjye bari bazi ko mu bana bose batunze ari njye muntu wakundaga idini cyane. Ayo mayerekwa tutarajya kure, ni ukuvuga ngo ugisengera mu Basilamu n'ubundi utarakizwa wajya ugira amayerekwa cyane. Ukiri Umusilamu akabona ikintu kikaza kandi kikaba, ukabona ikintu kikaba. None se nyuma umaze gukizwa wakomeje kubona ibintu bikaba? Ubu byo byarakomeje cyane, birakomera. Oya, urumva ni impano. Noneho iyo ukijijwe bwo biba byiza kurushaho, kuko Imana, iyo Imana iba yaraguhaye iyiza nawe Imana ikayikoresha, biba ari byiza cyane kuruta uko uri Umuyisilamu uba utaremera Yesu Kristo, utaramenyana byinshi cyane. Noneho rero iyo ukijijwe hari izindi mbaraga zinduhabwa. Nukuri turabishimira Imana ko Imana igihamagara abantu batoya ku myaka 14 ikaguhamagara n'imbaraga zayo. Nyuma y'uko akijijwe akavuga ngo waje kuba mu Bugande mu gihe ugize urugo, cyangwa wabaye n'ubundi wakijijwe ukiri hariya mu Rwanda? Oya, njyewe kuva nyijijwe ubu ngubu nujuje imyaka 8. Nakirijwe muri Uganda, kuko papa urugendo rero rwo gukizwa nirwo tugiye kumva, urugendo rwo kumenya Yesu kuva ku iyo myaka 14, ibyo wahuye nabyo, ibyo abari kubicamo, icyo wababwira. Ubu ngubu nicyo tugiye kumva kugira ngo twumve uburyo Imana igenda ikora umuntu kuri. Ni karibu nanone. Ubwo muri iyo myaka 14 niho nerekwaga ndi n'Umusilamu. Ubwo mu myaka 14 rero kubera ko ababyeyi banjye baje gutandukana, mama asigara wenyine, papa we aza Uganda ko yari afite undi mudamu. Biba ngombwa ko tuzana na papa kubana na papa wanjye. Ubwo rero papa biba ngombwa ko nza Uganda kubana nawe, ariko muri urwo rugendo rwose
naje no muri iyo myaka 15 naje kubyariramo umwana w'imfura. Ubwo urumva yuko ntabwo byari byoroshye urugendo, mba muri urwo rugendo rwo guca kubona nko kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe utari umumenyereye, nca muri ibyo bibazo, nca muri izo ntambara zikomeye zo kurerwa n'umuntu utari umubyeyi. Kandi papa njye naciye mu maboko ya ba mukadata nka bane. Naciye mu maboko ya ba mukadata bane, uwa mbere nawe aba i Kigali mu Gasyata, undi nawe yasinze ahari, undi nawe ari inaha, undi wa kane we ari mu mahanga yo hanze. Ariko papa wanjye aherutse kwitaba Imana ntabwo akiriho, umwaka ushize mu kwezi kwa 3 nibwo yapfuye. Ubwo ngubwo tubana gutya, nsha muri izo ntambara bitewe n'ubuzima nderewemo na mukadata narezwe na mama, byatumye ninjira mu bintu bitari byiza. N'uwo mwana wabyaye? Umwana maze kumubyara umwana, papa yageze aho ngaho, intwari ndanayitwariye inaha, ariko nyitwara bamfashe ku ngufu. Imyaka 15. Umuntu afata ku ngufu, tujya kuri polisi baramufata, bamutegeka ngo iyo myaka inaha niko bavuga ngo iyo myaka ngo agomba kunshaka, ariko kuko ntigeze mukunda ntabwo nigeze mbyemera. Biba ngombwa ko aganiraho n'ababyeyi, papa arambwira ngo ngende mbane nawe, biranga ngo na bitari bushoboke. Umuryango uvuga ko bazajya bakomeza kumpa ubufasha, bakajya babuma, ariko papa nawe aza mukadata aza kutambera mwiza, anjyana n'ahantu kugira ngo nkuremo inda. Kajya ajyana bakagerageza kumpa imiti, uko bameye imiti yo kunywa yanda nkayiruka. Umwana aravuka, umwana yujuje afite imyaka 20, ni n'umushoferi atwara amakamyo. Ari n'umunyeshuri ariga. Imana iramurinda, abaho. Papa ageza kugera igihe aravuga ngo ararambiwe, naranze kugira iyo arambye ati taha. Biba ngombwa ko nawe nkasubira kwa mama wanjye i Rwamagana. Barampakira nsubira mu Rwanda, ariko njya kwa mukadata wa mbere mu Gasyata. Yari afite ku mafaranga, yari umukire, yakoraga muri orthopene. Arandeberera ahari hose, ndamushimira kuko yambereye umubyeyi. Yankorera shopping, ahamagara mama. Mama arambwira ati rero ntabwo nakwemera ko umwana abyarira ahangaha kandi ni umubyeyi we ntari, kamube hafi. Mama arantwara tujya iwacu i Rwamagana, niho nabyariye. Maze kubyara ngira ngo nahamaze nk'amezi 6-7, nibwo papa wanjye yaje kuza kugira ngo arebe ko nabyaye. Ubwo ise umwana we sinari nzi yari byaherukira, sinongeye no gukurikirana ibye. Nawe ni uretse yaje koza papa abwira ko natashye mu Rwanda, ko ari umushoferi utwara amakamyo. Aza kumenya aho ndi, arakurikirana kugira ngo arebe umwana. Umwana nza kumumwereka, ariko arambwira ngo arashaka ngo umwana we aramushaka, ngo kuko ngo bagane ngo abana babo ntibabarerera hanze. Ngo ntabwo abana babo barererwa hanze. Ariko muri icyo gihe atarambwira kumuzana, umwana yajyaga afatwa n'ibintu agahwera. Ari ukubera iwabo? Kubera ntabwo twe twari tubizi. Agahwera, bakavuza kwa muganga, indwara ikabura. Biba ngombwa yuko mama ambwira ati umwana agomba kumusubiza iwabo, umwana atazapfira inaha. Kumva ko byagombaga kumfata urugendo rwo kongera kugaruka muri Uganda. Papa turabivugana, papa icyo gihe yari ari inaha, arimo arataha asubira inaha Kampala ava mu Rwanda. Ahura na se w'umwana ku mupaka wa Gatuna. Papa amubwira uko bimeze ko nabyaye, yaraje kureba umwana, amuha nimero ya mama wanjye, arahamagara, dukora porogaramu y'uko tugomba guhura akareba umwana we. Ambwira ko ngomba no kumugarura, amubwira ibibazo, niko guhita ambwira ati twebwe iwacu abana bacu ntabwo barererwa hanze, ati kandi n'iwacu ubwoko bwacu ntabwo bakuramo inda. Ubwo byumva gutyo, babyumvikana nk'ababyeyi, bamubwira uko bagomba kubigenza nyine, nko kugira ngo aheyo atangeyo, ngira ngo ntibari babyita iki mu Nyarwanda. Ni mu Rwanda, ngira ngo ni nko kuba warareze umwana adahari, agomba kubanza kuma indezo.
ubwo nyine mama barabyumvikana dupanga n'igihe umwana ndamuzana ngaruka kwa papa. Hako ngarutse kwa papa bimbere bigeragezo ko nari ngarutse kwa muka data mfite n'umwana n'imibabaro naciyemo yose no kunajyaga mfata noneho bigarutse biba bibi cyane. Ndageragezwa ku buryo naho nageze papa we ntabwo yashakaga ko ntanga umwana wanjye ko buri kimwe yashoboraga kuba yashobora kukimugezaho, ariko we muka data uko narebaga n'ukuntu yamfataga ntabwo yabashakaga ntabwo ngewe yari yaranyanze mbere, noneho ngarukanye n'umwana. Ni hahandi narwaraga niyo naba narembye umwana wanjye akaba ntacyo yabonaga. Ndababara mbona umubabaro urarenze, biba ngombwa ko mpamagara abanyirasenge b'abana b'umwana. Ndamubwira ni rero bimeze gutya turatesa papa atabizi, mutwara umwana mushyira abanyirasenge na papa atabizi. Maze kumutanga ko papa atarabizi aje asanga n'abari ndamusobanura uko byagenze, intambara ziba nabi. Kuki utanga umwana wanjye umutanga ute, utambajije iki, musobanura ibibazo nari ndimo ncamo no mu rugo na muka data. Arabyumva ariko asigara ndakariye cyane, ariko ndabyihanganira. Ntabwo byarangiriye aho ngomba guca mu bibereho mibi cyane. Yari n'imyaka nka 16 nkaho nageze mu myaka nka 17. Mbona ibintu bibaye ibibazo byinshi cyane biza kuntera gutoroka. None se aho ngaho utaragera aho ngaho ntabwo wari wasobanuye papa wawe mubwire ngo erega uyu mwana kwa se bavuze yuko hari umwana wabo atajya aririrwa hanze kubera ko wavuze ko hari ibintu byajyaga bimufata, kandi na papa we mwazavugana avuga ati abana iwacu turamutse duteye inda abana b'iwacu ntibajya bakurwamo ndetse ntibajya bararirwa hanze. Icyo ntabwo wari wakimubwiyeho? Nakimubwiyeho arambwira ngo ibyo ni iby'abakafiri, ngo ntabwo bagombaga kubikora. Ntabwo we yabyumvaga, ntabwo yabyumvishaga ko ibyo bintu bibaho. Nuko rero nuko byaje kugenda, mbona bikomeje kuba nabi, bintera kongera gutoroka. Njya kuba hari umudamu wari inshuti y'umuryango, njya kubana nawe, ariko ngezeyo nawe ntibyaba byiza cyane. Abaturanyi batangira kumubwira bati umwana ufite umugabo, umwana w'umukobwa n'umukobwa mwiza arakuruta, ati umugabo wazamutereta. Umudamu nawe bimutera gukora iki? Kunyirukana. Anyirukanye hari ahantu habaga urusengero. Ntabwo nahise nirukanye mu muzigiti, ahubwo natekereje kujya ku rusengero. Ntangira kuzajya njya kurara ahantu ku rusengero. Ntangira kuzajya nsenga, nkabona baravuga nanjye nkazenguruka nkavuga nkabwira Imana umubabaro wanjye. Noneho nkararayo bwacya hari umukobwa wari ufite dayari acuruza amata. Bwacya yari umunyarwanda, bwacya nkirirwayo ajyayo nkanywa utuzi, kumva ko nari nkigira n'icyo kurya cyafashije akampa, ubundi bikanga bwakwira yakinga dayari ye kuko nawe nasubira kuri rwa rusengero. Bibaho ngaho biza kuntera umutima uhagaze, nza kongera guhura n'umukobwa nawe yari umunyarwanda ariko wakuriye inaha. Aza kumbwira ati ariko Nata waje tukibanira. N'icyo gihe ntabwo nitwaga Natasha, nitwaga Siya. Ati waje tukibanira, ariko naje kumenya story ze ko yari umukobwa wigurisha. Hari ahantu yabaga ahantu nyine muri Kampala, nk'uko uzi muri Kampala bebe bice, ariko ahantu kandi yari hafi y'aho papa yabaga, ariko inyuma. Turabana nijoro akajya agenda akajya gukora akazi ke. Ubwo buzima sinari mbuzi ko nari nkure ku mubyeyi ufite igitsuri, ntabwo ubwo buzima twe twigeze tubucamo. Akajya agenda akajya gukora ibyo akora akagaruka, akaba ari nubwo agarukana n'abagabo, nkava ku buriri aho twaryamaga nkarara hasi. Hari ahantu wabaga ni ku buryo n'imvura yagwaga, njyewe nijoro niba naryamaga hasi nkaterura ibyo nari ndyamyeho nkabirambika nkarara mpagaze kubera imvura. Kandi we yagombaga kwinjiza buri munsi, ubwo buzima ndabureba. Kubera ko niwe wishyuraga inzu, kandi uracyari umwana, ndi umwana muto, nta handi nzi, nta n'andi famiye muri Kampala nzi, nayo twari dufite muri Kampala, nta handi ndi burya, kandi yamaga icyo kurya. Byaneye kwihanganira ya mibereho, nkajya mukora uturimo two mu rugo nkamutunganyiriza, nawe bikamunezeza
ko nari umwana wakujijwe nzi icyo bita isuku no guca bugufi. Haza kuba rimwe aza kumbwira ati numvishije hari ahantu baranga akazi ati mu mahoteli. Ndamubwira muri hoteli umwana wa Haji zabishobora. Ati we ati urabona ubuzima burimo biki, none wanyeretse n'ubuzima burimo, numva ko nanjye nkeneye gukora kugira ngo nanjye nkore iki nitunge na ya mibereho yakoraga yo kurara amagaze yazanye abagabo yari narayushye. Aranjyana hari ahantu heza cyane, kera yo nta rurimi nari nzi, nakoreshaga uruswahili na runduzizo ko nigeze kwiga i Kigali kuri Ekoreza Irwazi. Igiswahili nari nkizi, Ikinyarwanda, kandi bo urumva ko ugezeyo nsanga boss we azi Urunyarwanda. Bahembaga ku munsi, numva ni byiza cyane. Ariko nareba urugendo n'iki no, kandi amafaranga baguhembyeho niyo ugombaga kuryaho unatega kandi harimo akagendo. Uko kazi ndagenda barakama, nyago bambere babi barakama, boss ndamusoma na kururimi ntaruzi, sanga akora y'Abanyarwanda benshi cyane. Ariko icyabashije kubasha kuntera ubwoba nkabona akazi nazagashora ni inyambara bambaraga, kandi nari nkuriye mu rugo nta wandeba ku mutwe, nta wareba amaguru yanjye, ntawe uzi uko asa. Ariko itegeko ndebye imyenda bambara kira boss kurandi ndamubwira se ntago ngiyewe nshobora kwambaraho ijipo igera. Ati hoya ntago byakunda. Bampaye uniform, ubwa mbere ndabyambara bimbere umusaraba, nkajya ngerageza gushaka inguni, hari inguni yari ngomba kwihagarara kugira ngo ntareba ko abantu bambona. Birangora cyane, nkabwira n'inshuti zanjye, ariko kubw'ubuzima nari ndimo nagombaga kubikora kugira ngo mbone icyo kurya. Ndiyangana, akazi ndagakora, ngenda menya n'ururimi, ariko muri ako kazi kose habamo ibintu by'ibigeragezo byinshi cyane birumvikana. Umwana w'umukobwa batangira Umunyarwanda cyane, narageragejwe cyane. Batangira kuntereta, hakaba ari n'umbwira ati genda kwishyurira inzu, hakaba ari n'umbwira ati nzajya ngucyura n'imodoka. Urumva ko ibyo byose nari mbikeneye bitewe n'iki n'ubuzima nari ndimo. Mbanza kubyanga, ariko abakobwa bari bari nk'uko bamenyereye umujyi ntawe umenyereye ntazi n'ururimi, atangira kumbwira ngo we uriya twe turamuzi afite amafaranga, nibyo wigira mwemerere ntacyo. Ariko nkaba narakoze mama ambwira ngo kumva ngo Kampala haba barwara sida, ngo n'abagore babo bararoga barakurugonga, ibintu byinshi. Mbese njye nkatinya rero abagabo b'abandi, nkatinya n'iyo sida. Mbese ubwo buzima burangora cyane. Ariko mukungora kwa kundi nyene nagera ya mafaranga, nza kubona amafaranga adahagije ibyo nari nkeneye n'akazi, kandi nza guhuramo n'umugabo yari umukire cyane, n'ubu arahari, n'umuntu uzwi muri leta. Arambwira ngo nzakwishyura, dore umwana muto nta mico mibi ugira, nje nkugerageza, mbonye ushoboye kwiyubaha, reka nkwishyurire inzu. Ndemera kubera ahantu wabaga habi. Nabaga ahantu habi kandi mu buzima bubi cyane. Uwo mukobwa yigurisha, mbona ubwo buzima ntabuzi ntabumenyereye, ndamwemerera. Arambwira abakobwa b'inshuti bari babaye inshuti zanjye bashoboraga kunsobanurira ibyo yavugaga ko njyewe ntabwo nabyumvaga. Arambwira ngo bo banshakira inzu, bashaka umuntu ushaka inzu, ababwira n'amafaranga yariyo, bamubwira n'igice bagomba kugishakamo hafi y'akazi bitazajya bingora. Inzu barayishaka, barayibona, arishyura amezi 3. Ntacyo nagiraga, yewe n'imyenda yanjye nasose nyitwariye mu gashashi. Angurira ivarizi, ama n'umugo no kujya kunyimura kuri uwo mukobwa, yampaye umushoferi n'imodoka. Aranyimura, baranzana, mba mu nzu, ntangira gutangira ubuzima bwo kubaho n'undi njyenyine gutyo nibana. Umwana bari baramutwaye iwabo kera, ise nari yaramutwaye. Ubwo urumva ko bwari ubuzima ndimo njyenyine. Ngubwo ntangira gukora, ntangira gushaka nanjye ubuzima bwo muri Kampala. Ariko ntinya kubwira mama ko nikodeshereza, kuko mama yatubwiraga ngo umuntu wikodeshereza wese ari indaya. Nakuze nzi ko umuntu uba wenyine mu nzu ari indaya. Ndavuga nti ubuzima ntabwo nabwira mama sinamukira.
ntabwo yabyemera. numva mbese binteye ubwoba, birabasha birambangamira, ariko uko ngenda menyera nkabona nuko nkora, kandi ayo nakoraga noneho natangiye kuyasevinga, kuko uriya we yari yaranshyiriyeho konte y'uko nzajya ndya, ajyaga ayishyura buri kwezi. ntabwo baguha icyo ushaka cyose, kandi muri ibyo bikorwa byose ntiyigeze ambwira ngo hari icyo ankeneyeho cyose, gusa yanyeretse nk'umuntu umfasha, ibyaje kuza nyuma. uravuga uti ubuzima buraryoshye, ntangira kubona nari narahombye, utangira kwigarura ukarya neza, kumbe Kampala yatunaniye gute. ntangira kumva ubuzima bundyoheye, numva buranyoroheye. yakoraga amasafari, bano bapima amazu, imyubako, bayinginiya. afite amafaranga kandi nta mugore yagiraga, yari umugabo ukuze ariko nta mugore yagiraga. arambwira ati rero mu rugo mfiteyo umukozi, yagiragayo umukozi w'umugabo, yari umusaza ukuze ariko niwe wamufuriraga, wateraga ipasi, yari yarabyayeho nawe umwana nawe yiga, umwana ari mu myaka nk'ikenda. arambwira ati rero nimba nari safari ujye ujya mu rugo urebe nuko umukozi akora n'ibiki byose. ndamubwira se bizajya bingora ku kazi n'amatike n'iki, kandi hano hari hafi y'akazi. arambwira ati oya, ati ntugire ikibazo, nzagushyiriraho umuntu uzajya ukuzana akanagucyura. numva ndaneze, numva mbese ngezeyo cyane, ndavuga ubu nibwo buzima ndetse Imana irantabaye. tubana aho ngaho, ubwo akajya ava isafari akansanga mu rugo, mbese dutangira guhuza gutyo. twamaranye ngira ngo nk'imyaka igera nko muri imyaka itanu dukundana tubanye, ariko ntitwigeze tubyarana. nuko byagenze, andeberera neza, ariko tuza kunaniranwa. nabonye yuko atari umuntu woroshye, yari afite imico mibi yo gukunda abagore cyane. na za nshuti zanjye zansobanuraga, ukajya kubona ukabona nawe aramutereta, ugasanga urumva akanakavuga ngo nimugoroba bari kumwe aha ngaha, bari basohokanye. kandi njye ntabwo iyo ubwo buzima sinari mbukuremo, sinari mbuze. noneho nza kumubwira ni njyewe nkeneye ko dutandukana, ndumva tutazashobokana. ati se kubera iki? ndamubwira njyewe ibintu ukora biranshwaza, uranereta kandi ejo bakumva barabubwira abateresi uriya abakozi dutoranye, ejo bazanangirira nabi. njyewe nshobora kuba ntacyo namubwira, ariko ejo ashobora kungira nabi. nta bakobwa urabazi, kandi yari umuntu ufite amafaranga kandi uyatanga cyane, yari atangaga amafaranga pe. ntacyo nigeze muburana tukibana. bigenze bityo rero we twaje gutana gutyo, ariko aho nabaga ndahasigara. aho ngaho yegereye akomeza yishyura, ariko aza kubona intego yari ariho atari yo ndiho njyewe, bimaze kwangara bireka. nkomeza ubuzima bwanjye, ubwo numva ko muri icyo gihe cyose nari mfite amafaranga ahagije, narasevingaga. kuko na mama wanjye namwoherezaga amafaranga. nashoboraga no kujya gusura umwana wanjye aho yabaga, yari iruka ya Mwitawuni, sayide za Masaka. ubwo ubuzima bugenda gutyo. muri icyo gihe amaze kugenda, haza undi yari umwavoka, nawe aza anereta. nawe yari umugabo ukuze cyane, kuko we nyango yaranambyaraga. yari umugabo ukuze. we kuza rero yasanze manager wanjye, niwe yabwiye ko manager wanjye yari umunyarwanda. ati ingenzi hano cyane, ariko umwana mbona yiyubaha atameze nk'abakobwa ba hano, mbona aca bugufi, wamumpangiye. manager azabigana amuganirika, njye mwambonye, ndavuga se mwabonye ndi indaya? ati oya, nawe ntabwo kwisi indaya, yagukunze bitewe n'imico akubonaho n'ukuntu witwara. ati kuko abantu bakorera mu myanya nk'iyi abenshi baba ari ibirara, ariko agerageje kenshi abona witonda. ati none kandi ati ni umugabo wiyubashye, ati ni umugabo ufite amafaranga, ntacyo uzamuburana, twe tumuzi igihe kirekire. nawe inzu nta muntu uri kuyigura. icyo gihe urabona yuko inzu baramenyera amafaranga, namenye ko banyishyurira inzu, ayansevinga. ndavuga nabo bantu b'abakire, ni ko nzi ko bajya basadaka abantu, yazansadaka batangamo abantu ibitambo. ndabanza ndabitinya cyane,
ariko akomeza ngendaho akajya ambwira yampaye amafaranga ngo nyaguhe ntunganira amafaranga y'abandi nshaka yasubizeyo, ariko akomeza kumenahina kuko yari umudamu ukuze. Ndavuga nibura ntabwo ambeshya, ndemera. Uwo manager wawe yari umudamu? Yari umudamu. Wawe yanakwemeza? Yanyemeza rwose. Ubwo arambwira umugabo turahura turamitinga turaganira, nkambwira ukuntu adashaka ko n'aka kazi nkakoramo. Abimbwiye ndavuga nawe ndabutse umutima kuko numvaga nanjye mbirushye, ibintu by'amajoro, nturyama, urakererwa bakagukata umushahara, mbese ukananirwa cyane, wabona arwaye no kuvuga kugira ngo uruhuke bikaba biragoye. Noneho ambwiye yuko noneho ashaka ko ndeka ako kazi kandi akambwira ko azankorera bizinesi. Ndavuga nawe ubwo umugabo n'uyu nguyu ni rwose Imana ni njyango, niyo mpamvu watwaye uriya ni njyango uzaniye marayika. Dutangira urwo rugendo turakundana, amakaye itabaho irenze na ya wundi yampaye, anyitaho. Noneho ankora no muri ka kumba nari ndimo ku cyumba kimwe mu nzu, inzu yose irimo ibyumba n'iki, aranyishyurira. Ku myaka ingahe icyo gihe? Imyaka 18. Nayo nyine muto. Aranyishyurira inzu, arashopinga buri kimwe cyose, akajya agenda amindurira n'izina. Ntabwo yanyitaga n'izina ryanjye, yanyitaga marayika, ambwiraga ko yiboneye marayika. Nawe wari uzi gutoye marayika, bamarayika bari bahuye. Twari twahuye twese. Ubwo mbona ngiye mu buzima bwiza butabaho. Yari umuntu ukomeye ugendana n'ababodyguard barinda. Ndavuga noneho nagezweho kabisa. Tubanaho, ntabwo byagarukiye, twamaranye imyaka 6. amfasha buri kimwe cyose. Yari umugabo. Naje kumenya ko iwe yarambwiye ngo yari afite umudamu, ngo ariko umudamu we yarapfuye. Ambeshya ko yajyaga haza akazana n'akana kari gafite nk'imyaka 5. Uyu mwana iki gihe agezemo umwaka, umwana ari kuri university ubu ngubu. Noneho rero anyijije muri ubwo buzima, numva ko nyine ubwo ari umugabo nyine wapfishije umugore. Ndavuga ni buriya ngeze Imana, ubwo ari n'umuntu mukuru wenda afite ubuvunanyizi bwa mbese ntabwo azaba nk'abariya bajya hano, ntabwo azamushya, wenda ntabwo ari ibirara nk'aba ngabo, ubwo rero ko ni umuntu ukuze. Turagendana aho agiye hose, guca imanza yagiye aha naho hose twarajyanaga, ntawe yansigaga. Ubwo aho ngaho ku kazi nahise nsezera, buri kimwe cyose yarakimaga, nta kintu naburaga na kimwe. Ni ukuri pe. Agera nambwe ati nkeneye no kumenya ababyeyi bawe. Uriya atigeze ambwira ati nkeneye kumenya umubyeyi wawe ninde. Ndamubwira mama wanjye aba mu Rwanda, papa wanjye atuye aho bita na Rukorongo. Ntago hari kure naho nakoreraga nyine. Mujyanayo? Ntabwo twajyanyeyo, yashakaga kureba mama wanjye cyane cyane. Ndavuga mama wanjye mu Rwanda ati nta matike n'ayangahe. Numva kubwira mama ngo nabonye umugabo binteye isoni rero. Ndamubwira ngo aje kureba nde. Ndabanza mbitekerezaho cyane, ariko mpamagara mama ndabimubwira, ndamubwira nti kandi akeneye kukureba kandi ndabona ari umuntu wiyubashye. Ati mwana wanjye wagiye mu burara, ati kandi ibyo ntibiki, ati ubu ngubu ntabwo uri ku bagabo b'abandi, ntabwo wagiye. Ndamubwira nti oya mama, muzaze uperereze nawe umurere. Umugabo bamuhaye amafaranga menshi cyane, atohereza mama amatike. Mama ndayohereje, mama bayohereje agwari inzu zari ziri icyo gihe. Abaraje aramwakira, muhake yitabaho, aramutembereza mu bifo byinshi byano Kampala byiza. Mama ati ariko kwitonda Kampala ndayitinya, ati bayivuga cyane. Nanjye mama niko bimeze. Nta hantu mama icyo yagiraga cyose ntacyo yavugaga, kereka icyo atavugaga. Yari umugabo ufite amafaranga, umugabo ufite urukundo, kandi umugabo wiyubashye. Nayo mamodoka nawe? N'amamodoka. Agera nambwira ati nzakugurira imodoka, iga imodoka, niga imodoka, ama imodoka. Ku myaka 18?
imyaka 10 ubwo kuri myaka kuko imodoka nyine yize mfite imyaka 19 nkajya nitwara aho nshaka nitugera naho tubyarana numvaga nyine ubwo ari umugabo nabonye umugabo byarangiye kuko yarambwiye ngo arashaka kujya mama ati nyine kuza kureba iwanyu mu Rwanda abagande barubaha iyo yagukunze abakeneye kumenya naho uvuka we ntabwo yakeneye kuhamenya gusa rero we yashakaga no gusaba no gukwa ntaramenya ko afite naje kubimenya warabyara umwana afite n'amezi 6 umwana mbere nibwo namenye ko afite umugore ko nabwo naje kubimenya numva umuntu amamagaye ari umugore arambwira noneho no kutamenya ururimi neza akajya amubwira ntabwo yabanje kunuka akajya amubwira ngo ariko abana bato muri yahura ati nk'uwo mugabo ukuze gutyo isuku byara umushakaho iki mu Rwanda tangije ndamubaza wowe se umufitiye impuhwe urinde cyangwa umfitiye impuhwe wowe kuko numva ufite impuhwe nyinshi cyane urinde arambwira ati njye mugore we ni njye yambwiye ko nta mugore agira njye nta mugore nzi ko afite abana njyewe ntabwo nzi ko afite umugore ntabwo nigeze nitwara nabi ngo wenda mbe b'abakobwa batuka abakeba ahubwo byanteye ubwoba cyane kuko nzi abakampani ndavuga nti hano bagiye banoze barandangije ngira ubwoba cyane ndabimubwira turatongana intambara ziravuka ndamubwira nti ngomba gusubira iwacu ati n'umwana wagombaga gusubira kwa papa kwa mama kwa papa ntabwo twakuzuraga ntabwo papa twuzuraga kuko ibyo naboneye nahise mbona ibintu bineje ubwo buzima byaturutse kuri papa niyo watumye batandukana bituma ninjira muri ubwo buzima kandi ikindi urabona papa nanone nawe yari afite abagore benshi byatumye tutaniga tuba mu buzima butiga bituma njye nakuze ari njye ureberera barumuna banjye nshobora kugenda nkakora muri resitora nkabona uriya yiga ubuzima twese bugenda bwanga gutyo ko kandi afite amafaranga ariko yari yaratwubakiye inzu nziza mama yisigaramo ariko nta kintu kirimo twebwe abana twakuze turyamira ibirere basharira ukabihambiranya barabihoga tukabibohanya tukaryamaho byasaza mama yabona aho ari ibarizo akazana ibarizo hari ukuntu babidodaga mu gifuka kikabamo umufariso tukaryamaho nubwo buzima naje nkuriramo urumva ko ni impamvu ninje nubwo muri ubuzima nubwo bwa mukadata ubwo rero bigeze ahantu numvaga ngeze nko mu ijuru ngeze amafaranga bitewe n'ubuzima nakuriyemo numvaga nta kindi nk'icyo ariko ngira kudahaguruka ngo mbe natuka umuntu navuga nabi ubwo ngubwo umugore atanya no kumbwira akeneye kundeba ndavuga na karabaye ntuyaranyishe ariko anyereka ko nta kibazo ariko muri ibyo byose yari afite abakobwa twanganaga uwo mudamu n'abasore bandutaga bose baraza kureba bankunda kubi nabo barabimisha ariko umukobwa we yari aza kubimbwiraho nyuma bari barakubonye utabaza abana yaje kunyeka ko ari abana be barankunda bakajya baza no mu rugo njyewe ntabwo nitaye kubabaza ngo mubana nande ubwo numvaga ko ari abana bamubwira ari abana nyine bapfushije mama wabo ariko akaba yari afite undi mugore nawe ari umwavoka ariko baratanye we wari uwa gatatu muri make nari uwa gatatu kuko uwo bari baratanye uwo mukuru bari baratanye babyaranye abana 2 b'abahungu kandi wowe nari muzi nzi ko ariyo ariko baratanye kuko niwe wari n'uw'impeta barakoze na divorce uwo rero wowe ngo yakoraga ku airport Entebbe ntabwo njye nari muzi ahubwo abana be nabo nari mbazi b'abakobwa kuko yari afite abana b'abakobwa 3 ariko hakabamo umukobwa umwe tutakoranaga aba 2 akaba ari inshuti zanjye cyane ariko birenze mama we yabimenye gute rero yaje kubimenya bodyguard umwe mu mugabo ari we wabimubwiye yaje kubamo nyine nk'uko uzi ko hataburamo amagambo ye avamo arabimubwira ati umugabo wawe afite umunyarwanda ati kandi umwana muto cyane arasara
asara intambara zavuga none ko mwigenda arampamagara guhamagara biranga biba ngombwa ko amenya n'ahomba araza mbona araparitse sinari nanamuzi rero araparika ubwo nyine urumva ko yari ayobowe n'uwari umuzanye yari amaze kumunyereka cyangwa yaramuhaye n'amafoto hinjira mu gipangu twari turimo asangamo watutonye n'umudamu ugira amahane nawe igipangu twabagamo umudamu nawe yari umugore wa kabiri umugabo nawe umugabo yakoraga muri government muri leta muri babiri twebwe turaba tuturanye twese nyine numva ko turi aba bagore ba kabiri nyine twiye uwa mbere naza turamumenagura uriya yarinjiye uriya yagiraga amahane cyane aravuga ati ndakwereka atuwurinde aramutonganya ngira ubwoba kuko ntabwo njye no mu buzima bwanjye sinzi gutongana ahubwo iyo bindenze ndarira baratongana ati wowe ushakira iki ku mugabo wowe umugabo namubwiye se umugabo wawe ati umugabo wanjye ati wowe ndetse n'uwo dusengeye niwo tumazeho amahoro ndamubwiye se warunze wigeze unyumva nigusenyeye ne naragutuka nanakuze arambwira ati ariko ndabona utuje afite amagambo make ati ndashaka ejo tuzahure hakiri kare tuganire ndamubwira nta kibazo murahura arurira imodoka aragenda nsigara mpamagara umugabo ndamubwira noneho amenye ko ndaho aranyimura anjyana ahandi atazagira umwana w'abandi nabi ariko ataranyimura aramubwira ngo duhurire ahantu ndamubwira se niduhura akangira nabi ati ntacyo yagutwara ati icyo ndi bukore ndibubwire uriya mukobwa mukuru ko ari inshuti yanjye ati babe bari kumwe gende muhurire aho muhurira nawe uhari wumve icyo akubwira mfata imodoka nditwara ndagenda ndaparika nsanga nawe yaparitse turaganira mubwira uko byagenze ubuzima ko bwagenze twamaye kuva ngaho intambara iravuka atashye umugore asubira mu rugo atwika imyambaro y'umugabo yose amasuti yose ibyambaro by'ubwaroya bambara aratwika yari amaze iminsi avuye rero no hanze muri Amerika n'ibyo yari azanye byose arabitwika ati wowe ati nuko nshaje ati bikiri biki ati urasuzugura umwana w'abandi nkuriya muto umwana ungana n'abana bawe byara n'iki kandi birumvikana ariko bibaho ngaho umugore atangiye kumbwira ati inama nakugira umwana uzamumbye witahire niba ushaka amahoro umugabo ariko kubwira umugore ati umwana njye nzamurera ati wowe uzitahire uracyari umwana muto ati urabimenye ko afite umugore yabimbwira nareba ubuzima burimo nareba kongera kugira umwana n'uriya wa mbere ari iriya ndavuga ngo ubuzima nzabubamo ne uguhangana kandi ubwo aho yabimubwiriye njye ntabwo nari nzi ko mfite inda nabundi nari mfite indi ya kabiri nza kubimenya nyuma biva aho ngaho umugore ariho tubaho gusa ndamumenyera menya ko ubwo nyine ubwo buzima ari ubwo ngubwo turakomezanya hindira kura ndabyara umwana wa kabiri mbyara umwana w'umuhungu umugore mukuru arabimenya kandi umugabo yari akeneye umuhungu cyane nta muhungu yagiraga muri abo bandi muri uwo mbere yari afite ariko ntabwo yabakundaga cyane uyu nguyu we rero yari yarabyaye wa gatatu akambwira ati ati uyu nguyu ati niwe uzansimbura niwe uzaba umusimbura wanjye nimfa mbese biramunezeza akora ibintu nk'umuntu wari ufite amafaranga ibirori ibintu byiza aranezerwa nabona ko nyine bimunejeje nyine ubwo na keya mu rugo iriyongera urumva nyine ahita avuga ati ngomba kujya iwanyu ngomba kujya iwacu gusaba no gukwa tururira na bagenzi be tururira mpaka n'i Kigali mu gusaba no gukwa turagenda ibirori biraba birarangira turagaruka tubaho ngaho ankorera bizinesi yankorera akabari kanini cyane nanyweshaga n'abaminisita karahaba ariko nk'uko uzi umuntu Imana yatoranyije ntajyaga mbona akabari kagenda kayonga gake birangira kandi n'umugore aza kumenya ko ngafite amenya n'aho nkorera ariko abibwirwa n'umwana w'umuhungu uriya mwana
umukuru w'umuhungu utari uwe w'umugore mukuru kuko yabaga iwe. Aramubwira nyine ko yankoreye nyine bizinesi. Aha iki gice kandi nabaga mu gice ntabwo hari kure naho bahaga harimo distance ariko itari nini cyane ivuga ngo iratwara nk'isaha ebyiri cyangwa iki. Ubwo ngubwo mba muri ubwo buzima ndakorora nkora mfite abakozi iwanjye barumuna banjye niho biberaga bava mu Rwanda turabana akunda ki. Wa mwana wa mbere arambwira ngo nimuzane atangira kumwishyurira ishuri. Ndamuzana tangira kumwishyurira ishuri numva ibintu ari ibyo nyine ndavuga ni Imana warakoze ariko ntago nigeze ntera umugore akavuyo ngo wenda uramutuka. Ni umuntu watindaga nkahita mugana ndakwinginze taha. Ni umuntu wahawe ikintu amugana niba uhashye ikintu hariya gitwareyo. Ati cyavuga ati nta mafaranga mfite nkamugana aya nitwebwe tora cyabifite ibi bitwaririye. Mbese noneho uko nagendaga nkora n'iki yagendaga avuga ati sindabona umuntu nkawe. Mukeba wawe ni uvuga ngo ntwaririye ikintu hano nyireke abandi bakurura intambara bikanambara babishaka ariko wowe uravuga ngo nimbitwaririya wowe uzabibona ubundi. Ati wowe sindakubonaho. Tuguma tubana biza kujyanjara n'uwa gatatu. babaye bane Ubwo babaye bane. babaye bane Babaye bane uwa gatatu nawe yari umukobwa. Intambara rero ko zikomeza noneho ubyaye wa gatatu intambara zabaye zindi zikomeye. bigaragaza yuko wowe utazanagenda. Ajya ngavuga tuyibone hano hazanajya. Intambara ziravuka ziriya aho yageze no gupanga abantu bamenaho acide. Nza kuba ntaha nsanga abantu bandegeye mu nzira. Bambwira badutumye. Babaza uwawe batumiye barambwira ngira ubwoba batariko ntabwo twabikora. Mvuga ukuntu Imana irinda nta mafaranga arigeze bansaba. Ariko umenye ibi maze kubimenya ndabimubwira aranyimura anjyana ahandi. Maze kunyimura umugore rero we ntabwo byamuhagije atangiye gukoresha abana wa mwana w'umuhungu yabanaga nawe wa mugore mukuru. Noneho we rero we yamuhaga uburozi. Uti nabimenye najyaga ndyama nibwo natangiye kubona mfite inda nkuru ngira ngo nk'amezi 7 y'iyo nda ya gatatu. Ubu ndatekereza ko ari wowe wenda waje gukizwa cyangwa haracyari ibindi. Naga ariyo naje gukizwa haracyari. Aratarakiza. Nari narakizwa naramenya n'iby'Imana. Utaramenye n'iby'Imana. No mu basilamu nibyo gusudani narabivuyemo ko nari natangiye no kunywa inzoga. Oya ahubwo kandi urumva no mu bisilamu wumvaga nta n'urubanza bigushira kubera ko bemera abagore numvaga nta kibazo. Kandi nari n'umuntu udakije utazi iby'Imana noneho n'iby'ubusilamu ko nari naratangiye no kunywa inzoga. Narize kunywa inzoga. Ubwo urumva ubuzima nari ninjiyemo bwari ubundi. Ubu ngubwo nza kuryama ndota umuntu umwana w'umuhungu azangwa asimbuka ngo ayinjira igipangu umuntu arimo arakingura urugi rw'imbere numva umuntu arambwira ngo byuka. Noneho mu kubyuka mu buriho narabyutse zari nko mu masaa 12 buki. Urabona ko babukije saa 10 nsanga koko ari ku rugi uwo mwana w'umuhungu. Noneho ubu ndamwikanga mwitwanze n'icyo gihe nari hafi kubyara mama yaraje kuko njye kuva ntangira kubyara ni mama wanjye no kugeza iki gihe. Niwe uva mu Rwanda akamba hafi. Ndamubaza se izi saha uje gukora iki? Bitabwira mama ni si bya bindi nari ndimo mbabwira ko ndose ido mama atari kwa mwana ati ubundi ukoreshwa n'ibiki. Mbese bimutera ubwoba kuba noneho n'ibintu ndose bise biberaho bidatwaye n'umwanya. Agira ubwoba umuhungu agira ubwoba. Ndamubaza ndavuga ko mamagare papa wawe n'iki kiguzanye zisaha urashaka iki urageze isaha warayimuka barese waruje aha. Ati oya naje kumutwara bora ambwira ko uwo mukeba wanjye yaramuhaye uburozi ko kuza kunyica. Kandi ntiyabikora. Ntabwo yabikoze kuko yarabinyeretse yarafashwe. Urumva yahise afatwa. Nanjye mpita mpamagara umugabo bwari bukeye arambwira ati ndi muri office reka nze nyinga office nzi. Rero ngombwa ko aza amushyira haramubwira buri kimwe cyose.
abonye ibyo ngibyo byanze atangira gukora tekinike nka we ubwe umugore zishobora yagerageje kuzajya ndoga noneho njye najya ndyama nkamurota yagiye hano kundogesha ngo arimo kubabwira gutya none ndibuka ko nigeze kurota ikiroto ngo abwira umugore ngo uyu mugore w'umunyarwanda yanwariye umugabo ngo ariko ndagerageje biranga noneho ngo umugore aramubwira mu kiroto umugore mu kiroto ngo aramubwira ngo erega uyu ntabwo uzamushobora ntabwo arogeka ngo ahubwo roga umugabo mbona amuhaye ibintu ibyo bintu abimuhaye hari ubu bufuka bambara bwabadodesha urabona ingofero z'abarasita amabara yazo niko kari kadoze aya mabara mbona hari ibyo ashyizemo none ibyo bintu mu kubishyiramo mbona arabijyanye mu cyumba cye aho yaryamana n'umugabo gisimazi nanjye naho batuye mbona bishyize ku mutwe we hasi y'igitanda mbona hari n'ikirahure kirimo amazi noneho ngo nkajya mbona umugabo uko agiye gukaraba ngo agafata amazi akamena kuri za suti yambaraga mu gitondo noneho ngo nkabona ibindi ari nk'ibyo amugaburira noneho maze kubirota ndabyuka nti izina rya Yesu icyo gihe wapfaga kuvugana n'ubwo wari uzi Yesu ibyo ari byo noneho rero mpamagara umuganga amubwira nti ko narose ibi n'ibi nahangaha ni muri wardrobe ntameze gutya na gutya umugabo ntabwo yigeze yatashye ariho aruhukira asanga ka gafuka karahari arindira kureba cya kintu cy'amazi bamena kuri ya myenda y'uko agiye arambwira ati icyo kintu hari icyo nyiziho ati uko ngiye kwambara isuti zanjye zive ku buryo numva zikonjemo ariko sinbyitaho nkagira ngo wenda nihanaguraga amazi akora iki akwaho aza kujya muri dushe ngo noneho mu rugi rwa dushe harimo akenge aza kureba ngo abona wa mugore arunamye koko ngo kuyeho cya kirahure ajugunyeho ngo ya myenda ntabwo yigeze yambara bose avuga ngo ngo nkurirayo ya yindi ngo yirekanyireke ngo ndibutse ngo ejo bundi namaze iminsi nyambara nkurira ya yindi umugore biramubabaza nyine ahita aza arangije aje nawe yaje ambaza ngo uri igiki uri igiki namubwira nagize neza kandi uri igiki uri igini uri umuntu kubera iki ibintu wabirubura kubera yuko ndamubaza kubera iki niko kumbwira ngo buri kimwe cyose uko uje ukimbwira niko ngenda nkagisanga uri igiki ndamubwira ngo ni umuntu ati oya ati ntabwo mbyumva noneho Landlord wacu yari umuntu wakuriye mu mahanga yari umudamu ariko wakuriye hanze noneho rero Landlord yari afitemo ibintu akoresha by'ibipfumu uko mu gipangu cye kandi yarankundaga cyane noneho baziririzaga n'imizi rimwe yamwitaga musaza we undi amwita mushiki we uwo Landlord n'umugabo wawe yari nka musaza we iby'imiziro by'inaha bya Uganda bari nka basaza bitewe n'imiziro bakoreshaga aragenda aramubwira ati kuko yabonye bibaye nk'intambara atongana umugabo aramubaza ati njyewe umugore wawe namubonye kera atafite imbaraga akoresha ati uyu nta n'umuntu wamuroga ati nta n'icyo bamukora ati hari izindi mbaraga akoresha ati zigeze nibo gutangira kumusobanurira ibintu byo mu kigande ariko njye ntabwo nabyumvaga nanumvaga ari nk'abasazi numvaga ibyo nabyumva aza kubigerageza cyane noneho asanga no mu kazi mubwira nti mu kazi uyu munsi biraza kugenda gutya nanjye ubwanjye sinamenyaga uko bigenze nabonaga ari ikintu kije nkabimubwira nkamubwira ni mu kazi nimbonye bimeze gutya ntibigiye kuzagenda bitya ni cyangwa numva ndusenga cyane mbonye uyu musango cyangwa urubanza ugiye kuburana rutazaba rworoshye kubera noneho yamenye bya bindi bikamutera ubwoba rimwe rero aza kumbwira ati ntabwo mbyemera icyo uri cyo ativaye tugende antwara ahantu kure njye sinari nzantwara nabonaga atwara nk'umuhungu utwara ihene ku mugozi umujyane mu kabindi bagukishemo ndebe ko atari we wa mbere ranjyana umuntu tugerayo turinjira nanavuka nanabaho nubwo nari mbonye ahantu bakora ibyo bintu baranyica ndatitira ni ibintu ntakuriyemo ntanabonaga birangora cyane ariko ndatuza kuko najyanywe aramubwira ati uyu muntu icyambere cyo ni umunyabugisha
ikindi nta wamukora ikintu nawe amubwira nk'uko wa mudamu amubwiye ngo ni izindi mbaraga zo mu muryango w'iwacu zinyobora gutya ariko imbaraga ze ntabwo ari mbi, ntabwo ari za mbaraga mbi. kandi ibyo bivugirwa ku mupfumu, bivugirwa ku mupfumu. kandi nawe mudamu yari yakoze iki? yabimubwiye. biba aho ngaho noneho tuza wa mwana agejeje umwaka. Njyewe icyo nabonye cyo intambara zatangiye kuba zityo, hakaba hari umudamu urumva ko yagendaga nyimura uko umugore amenya aho ngenda twimuka. aho twaje kwimukira umugore ni umugore wabaga South Africa, yakuriraga abadamu bababaye mu ngo bahura n'ibibazo. umudamu rero akaba yarankundaga, nari mfite umugisha ko ahantu hose bankundaga bitewe n'uko nitwaraga nta magambo makeya. umudamu arankunda n'abana be barankundaga, nza kumubwira ubuzima rero uko bugenda ko nawe ubuntu ni ibintu wabonaga bigenda bihinduka. urumva hano ko ni mu kiroto nari narabonye kuri aho ngaho ubu ntuzamushobora ahubwo uzagira ute uzabikore umugabo. nagendagamo nahinduka, ari umuntu ugira amahane ntari muzi mu myaka 6 tumeranye, ari umuntu ushaka kuzankubita, ibintu ntigeze mbona nabo ntaranabibona. ntacyo wakoze, ukabona arinjiye ararakaye mu nzu. kandi muri iyo myaka twamaranye 6 ntabwo nigeze mbona ararahomba. ni umuntu wavaga kuri office akazana ibyo azana akarya, yangeza agahaguruka akagenda. iyo azara saa 8 z'ijoro yaragendaga, ariko sinigeze mbona ngo yarayaha. urumva ko n'ubwo buzima nari nkuriyemo. noneho akora iki? noneho umudamu ndabimubwiye mbona ibintu bitangiye guhinduka, tuzaze mutware gusenga. gusenga hehe? ati nzi hari umunabi abahanuzi babita abanabi ati hari umunabi nzi abize gutya na gutya. noneho amuvuze nawe ngani cyangwa n'umunyamura kuri televiziyo, abantu bagakora ku bantu bagakira, abantu bakagenda nawe uriya azabingenzereza neza. ibibazo nahuriye nabyo birarenze. ugiye gusenga yari umunabi? yari umunabi, njyewe ariko mutwara kuko n'ubu ngubu arahari. arahari ariko niba kiba muri icyo gice simbizi, ariko ni umuntu wari uzwi no ku mateleviziyo yose ukora ibintu bikomeye. ndagenda njyayo ndasenga bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu nsubiye yarambwira ati wowe, ati mukeba wawe yafashe ifu y'imbeba, ati ayikora gutya na gutya, ati kandi ikindi umugabo uriho ntabwo ari uwawe. avuze si uwanjye n'igihe maze n'iki hagaruye umuntu ni umusazi. wowe ugaragara ni singibyo bya bindi by'abarokore navuze n'uyu ni umusazi. umusazi ararangiza ibyo avuga, ndasohoka. ati uzagaruka uyu munsi n'uyu. ndatanambwira wa mudamu sinzasubira nakambwira ngo umugabo tumaranye imyaka iyi tubyaranye si uwanjye. wowe ngo si uwanjye, ibyo bibaho kuko ni n'ubwa mbere nabyumvishe mu matwi yanjye, numvaga ari ibintu bitabaho. numvaga ubwo njyewe no gushaka byararangiye, ubwo wowe w'umugabo wanjye. ubwo ngubwo arabimbwira bibaho, yaroza byaratinze. umugabo yaraje aterura abana be bose apakira imodoka aragenda. nta kintu wakoze? ntacyo, ntanahari, ahubwo ndi ku kazi. kiye kumva numva ngo abana barabatwaye. ntibabatwaye n'umutoya w'umwaka umwe aragenda arabahisha, sinamenye iyo bagiye. mpamagara kuri telefone yanga kujya gufata telefone, n'abandi ku kazi nkabona imodoka iracaho gusa. uzi kunyura gusa nta kumvugisha ntaki. kakabari kari kagihari. ndituriza ko nari umuntu uzi umwana ukuze, nzi gushakisha imibereho, numva ntibinkanze ariko bikantera ubwoba. ndavuga nti ubuzima buraza kubaho, ndabaho namenye amafaranga, umugabo ngaburira agahaha, ibi bintu biraza kubaho. wenda abana batwanye abana banjye, noneho kuvuga ku bana banjye abazi mugenzi nzajya mbyarira rubanda, wa wundi aririya babandi barabatwara. ndavuga ntibibaho, nsubira kwa wa wundi, bwa mudamu nsubizayo. dusubirayo noneho barasenga. nyuma aza kumbwira ngo nze kuza muri office. Jewe n'ubundi n'ubu ngubu no mu buriho njyewe ntabwo abahanuzi b'abagabo bajya bansengera, kuko ibyo naboneye hariya byatumye mbatinya ubuzima bwanjye bwose. kuko ni ubwa mbere umugabo atangira
kumbwira ibintu bidasobanutse, tangira kumbwira amagambo menshi atajya kumbwira ngo ngiye reka ngo n'Imana yarambwiye ngo nzashaka umukobwa umeze cyangwa ni wowe, ngo ndabona ari wowe. Ndavuga ngo Mana noneho ndagowe, numva ibintu urabona ibibazo urimo, urabona uriya nkawe yakagusengeye ngo bigire atangiye abana batatu na wa wundi wundi ari iwabo, abandi bagiye iwabo. Ndavuga barambonye ngiye kuzajya nkora ko kubyara abatware, numva ubuzima burancanze muri njyewe. Uriya atangiye kumbwira ngo Imana ngo yarambwiye ngo ngewe ngo wowe, ibintu byinshi yatangiye kuntereta, atangiye arangije arambwira ngo ariko ngo ikibazo kiri mu nzu yawe, ndashaka kuzaza kugusengera iwawe kubwo umubabaro nari mfite, nk'uko uzi umuntu aba afite umubabaro. Ndamubwira ngo se ati kandi mu cyumba namukingurira n'abarumuna banjye barahari, umukozi arahari mu rugo, habagayo na muramukazi wanjye, umudamu w'umusaza wanjye yari yarabyaza kuba iwanjye. Nkora iki? Ndamubwira agiye bagiye kunsengera, turinjira numva ko nta kibazo, bagiye kwirukana ibyo yirukana, ubundi umugabo akaba yagaruka kumva ko nari mbabaye. Nashaka umugabo wanjye agaruke, abana banjye ntazi iyo bagiye, umugabo udafata telefone n'umuryango we nzi bake, nta bandi nzi. Birangora. Arinjira atangiye gusenga, habayemo gushaka kumfata ku ngufu, intambara, amfata ku munwa, arakinga urufunguzo arushyira mu mufuka, mvuza induru, narwanye nawe mpaka aho nahondagura urugi, bano bavuga abayobozi, ndavuga nti nimunyingure. Agira isoni arafungura. Uwo ni umuhanuzi, kandi utaranakizwa nta n'ibyo nzi. Ndavuga noneho nitanangira rimwe abarokoro, n'ubundi nari nsanzwe nanabanga mbita abasazi. Noneho ndakurwa neza, ndavuga nti aba bantu noneho n'abadayimoni, numva aya niyo bita amagini, ahubwo barabeshya. Arurira imodoka yaragenda, aza kumamagara ngo mubabarire ngo sinzabivuga, ariko byabaga ngombwa ngo mbwire wa mudamu wanwayeyo. Ndabimubwira, urumva ko ari umuntu wari ukuze, ajya kumubaza uko byagenze. Ariko numva n'uwo rwose gusa hakaba umudamu twari duturanye nawe, afite umugabo, nawe umugabo afite undi mugore handi, ariko nawe afite akana kamwe. Ariko n'uwo mugabo wari umugore ukomeye muri leta, akorera leta. Nawe rero nyuma arambwira ngo yaje kumusengera, nawe byari bigenze gutyo. Noneho rero kunza kugendagenda rimwe nimugoroba, mvuye guhaha, mbona imodoka ye yawamo na bi, kandi mbona iparitse mu kabari, akabari karaho hafi y'ahandi. Biba ngombwa ko njya kureba nsanga arimo aranywa. Nabyaba barokore abantu banywa inzoga, noneho ndabahurwa, nkura noneho narabahuzwe, nabuze ikintu bita umurokore ubuzima bwanjye. Ubwo tutana gutya, urumva ubuzima buranze, inzu nabaga mu nzu ihenze, akazi karimo karagenda kanga, akazi ndakagurisha. Maze kugurisha biba ngombwa ko ngomba kwimuka, noneho nkagaruka hafi y'umuryango. Ndavuga ariko se naho se nimuka aho ngaho, nk'uko wabona ko wava aha ngaha ukajya nko kwa muganga ari hirya. Mva muri ya nzu y'amafaranga menshi, ariko n'ubundi njya mu y'amafaranga menshi, kuko ubuzima nari ntangiye gukuriramo n'ubwabaga mu nzu nziza. Ndavuga umuntu uzambona imodoka naramaze ndayigurisha, nabwo birashiragiye, ndwana n'ubuzima, ibintu bishiraho, ubuzima nsubira kuri zero. Mfite barumuna banjye babiri nishyuriraga amashuri, nabo biba biranze. Ndavuga ngomba gutaha, tereka cyane ari ndusubira mu Rwanda. Mbashakira akazi hahandi nakoraga, kuko barankundaga cyane, kuko baranambwiye ngo garuke. Ariko mbona kugira ngo umugore wa boss, umugore wa roye ngaruke mu kabari, naga wapi, ahubwo nzajya kugashaka kandi batanzi. Ndagenda nshaka ahandi akazi, ndahakora. Nanone ubuzima mbona ubwo kongera kugaruka nijoro. Ubwo urumva iyo myaka yose ubuzima bw'ijoro nari narabwibagiwe. Ngaruka mu buzima bw'ijoro biranga, niko batangiye kuntereta, kandi uranagutereta niko noneho njye ntangira no kuzajya ndwana nabo. Uraga utereta wamubwira naba agashaka gukura, none njye nana nabakubitaga.
nkabakubita inabaza bose akambwira ati ntabwo ari uko bakora bazanakwica tabuka y'ubuzima. Noneho ndagenda ndicara, ibaze kwicara udakora inzu yishyura, ugomba no kuba kandi uvuye mu buzima bwiza. n'abana banjye sinzi iyo ari cyo kora umutima ugenda utuza. Ndavuga ubwo wenda bari mu maryango y'iwabo kandi ikize, ni abantu bakize, nta kibazo. Ko nahamagaye n'abo ndi bambwira ati abana barahari, ariko bakanga kumbwira aho bari. Umwe yabazuye akambwira ngo araha bivaho. Mama ati tuza, abana bagasita bahari, imiryango yabo irifashije, ntacyo bazabura. Nanjye ndituriza ubwo buzima, ntangira ubundi buzima. Njyana njya mu nzu y'icyumba kimwe hafi y'aho papa yabaga, n'ubundi ndagaruka nabwo ari ubuzima bwaranze. Yewe ndakomeza njya aho ngaho, ndavuga se ndasubira mu kabari, genda ariko mbona bidakunda. Nkomeza nishyura mu mafaranga nari mfite, nkajya njyaho nyine nk'umuntu umwe mfite, nari mfite abantu nziranye nabo bakomeye, urumva ntabwo n'abagutereta kavuga uti nari naramwimye chance, reka uyu nguyu afite amafaranga ngumane n'ubu. Bibaho gutyo, aho byaje kuba ngiye kubona mbona arampamagaye wa mugabo papa w'abana ati suri hehe, ndamubwira ndaha. Uwahe ndamurangira, nawe hari ahantu yaravuye mu by'imanza zabo arahaca, mbona nzara shopping ibintu yashopingaga. Haga nyango umutima wagarutse, hako nyango n'Imana yari imugaruye, kuko nyango aho najyaga ntago hari heza. Niba nari ntangiye kuba mwana ari mfite inshuti yari yarakubuze igiye kukubonera aho ngaho mu bibazo, nongeye ngarutse ku nzoga, sindi umuntu wangaga, ntangiye kurara mu kabari kubera ibibazo nangiye kurara mu kabari. Urumva ubuzima burahindutse, niba wo gusohoka yakuguriye arakubwira ati uyu munsi turarana. Ndavuga ngo ubwo buzima sinzabashobora. Agaruka se akubwiye, aza ambwira ngo mbabarira abana, ndaza gutwara ujye kureba abana aho bari, atangira kumbuzabuza gutya, ariko nabwo ntiyantwarayo. Ariko nanjye kumubwira ariko waramemukiye, reba ukuntu wansanze, ndi umwana muto umbyayemo, urandetse, ndi umwana muto. Ndamubwira turagenda ndajya kukurega, nzajya kurega kandi nabarabahana, ari n'umwavoka uzwi, kandi noneho n'abagenzi be babavoka naho yashaki barazi ko nari umwana muto cyane. Arambwira ati nzajya nkwishyurira inzu. Tangiye kuzajya yishyura inzu, akajyaza yava muri office akagarukaho, ariko ari icyumba kimwe kimagije, ariko akishyura n'agato kava kuyikuye. Urumva ko ni nk'Imana yabonye yuko niba ubuzima ngiye kujyamo butoroshye, niba ari umuntu wari utangiye kurara mu kabari ari trauma kubera ibibazo, ukavuga uti wenda ngende nicare, wenda hari n'uwangurira icyo kunywa, wenda hari uwampaye n'imitwaro 5, icyo gihe hari amafaranga menshi. Ubwo Imana imugaruriraho, atangira kumfasha, njyewe ikintu cyamvunaga yabaga ari inzu, nkavuga se ubu ndwaye nzavuzwa nande. Papa wanjye we nari naramwanze, niyo twahura nyine nkamusuza bisanzwe nk'umubyeyi wanjye, ariko papa wanjye ntabwo ari umuntu wabwiraga ngo niyo yaba ari 5 ngabikuye, ntabwo ari. kandi afite amafaranga yarakoraga. nawe yari afite abo bagore, nawe yagombaga kubitaho. Abagore nawe yari yarabataye, yari afite uwo yafite, ubwo uwo yabanaga nawe n'uwo yagutaga byabaga birangiye. Iyo yabaga gutaye byabaga birangiye, ntumubwire ngo abana bakeneye amafaranga yo kwiga. Ubwo muri icyo gihe mwabaga muri kumwe, abo bana nibo yarebereraga, ariko ntumubwire ngo bari yasize inyuma, ngo uramubwira ngo ufite ibibazo. Ubwo nyine warirwarezaga, kuko niba yaradutaye turi abana 6, mama agashobora kuturebera uko ashoboye, kuko n'uwapfuye yapfiriye ku myaka 26, kandi papa ajya kumuta yamutanye inda y'uwo mwana. Kurumva ko mama yatandukanye na mama wanjye afite imyaka 30. Yari miki cyane.